aya magambo y'umubyeyi Bikira Mariya wasazwe n'ibyishimo kubera ibyiza Imana yamugiriye na ya buri wese muri twe uyu munsi. N'amagambo umuryango mugari w'abana b'Imana duhuriyeho kuri uyu munsi utazibagirana mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Turashimira Imana yaduteranirije hamwe ngo duhimbaze mu rwego rw'igihugu yubile y'impurirane imyaka 2025 Yezu Kristo umwana w'Imana aje munsi kuducungura n'imyaka 125 iyo nkuru nziza y'agakiza imaze igeze mu Rwanda. Icyambere kibanze ndabaramutsa mwese mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo mbifuriza yubile nziza. Bavandimwe, kuri uyu munsi utagira ukusa